uyu munsi ndabaho ubuhamya bwanjye ndabizi ko benshi niba bamara kureba iyi video bari buvuge ngo oh wenda nanjye nagize ikibazo y'ikingiki nanjye bishobora kuba mu magambo arambuye kitwa Helicobacter pylori ariko bakunda kukita H pylori. Johnny muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo dusangire ubumenyi dusangire urukundo dusangire ubumenyi abavandimwe badusangire nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no ukanda kukazogera nanjye narabikoze kuri subscribe nkanda no kukazogera murakoze. Muraho inshuti zadusangire tugiye kuganira namwe ku bintu birebana n'igifu ni Costa na Gloria. Murakoze cyane mwibuke gufasha uriya mwana Dani nanone no mwana uzi gucuranga gitari ngira ngo mwabibonye aba iwacu y'u Rwanda mushake umurya wa Dani kuri YouTube. Uyu munsi turavugana turaganiriza abantu bo kuri dusangire ku kibazo kikora ku bantu benshi cyane ariko benshi niba babizi. Uyu munsi ndabaho ubuhamya bwanjye ndabizi ko benshi niba bamara kureba iyi video bari buvuge ngo oh wenda nanjye nagize ikibazo y'ikingiki nanjye bishobora kuba ari so ndabaho ubuhamya bwanjye turavuga kuki kuyita Helicobacter pylori ariko bayihina kavuga ngo H pylori. Ako ngako kabara umuntu yavuga nagakoko nagasimba naka bacteria mu Kinyarwanda umuntu akavuga ngo nagasimba gatera urwaye. Okay rero maze gufungurwa igihe nari mfunze maze gufungurwa narekuwe ndimo gukorora cyane narakororaga nakiragura cyane cyane navuga amacandwe arimo asa nkaho nibiya tutabya acid reflux nibiyo to acid reflux bayita ikirungurira ubwo rero nibyo bintu nagiraga cyane ku buryo narakororaga nkagira ikibazo cyane cyane nijoro. Hanyuma rero nza gufata gahunda yo kutangira kwivuza naragiye mu baganga batandukanye nabanje kujya Kabgayi ari Muhanga bancisha muri radio kureba ko igituntu basanga atari cyo ndaza kujya i Kigali ndagerageza uburyo bwose kubona n'abaganga naje kubona n'umuganga umwe gutya yaje no kwitaba Imana. Abantu benshi bari bamuzi i Kigali witwaga Mbonabira Majoktan yakoreraga mu mujyi hagati. Uwo musaza niwe waje kumbwira yuko ngo ikibazo ufite ni acid reflux ni kirungurira ufite ngo ni acide zizamuka. Ahita nyandikira umuti wa sironda wibuka nanywaga icyo wakoraga umuti ni kugabanya acide ariko udakiza ikibazo kibitera udakiza ikibazo gitera icyo gihe hari mu 2001. Hanyuma rero ndafata ikagabanya ariko ikibazo kiba kigirimo. Icyo kibazo nicyo tuza kubabwira hangaha rero. Naje rero kugenda kuri birakomeza nijoro noneho nkajya ndya gasenda gakeya mwaribwa munda nkumva nihebye ndaza gufata gahunda yo kureka urusenda kandi nararukundaga cyane. Hanyuma rero ngenda ndivuza kuri Faisal naho ndagerageza ndabona na muganga bari abitaga ba ENT babaganga bareba amazuru muhogo no mukano narabonanye nawe w'umuhanga harade barambwira ngo ikintu wakora arambwira ngo ujye uryama gutya ku musego ujye uryama amasabiri ukora amasabiri nibura nyuma yo kurya abari warya kuryama. Ibyo byose nago byavuraga ikibazo cyari gihari. None iyo myaka yose nakomezaga nirundamo imiti ya iriya bita omeprazole niyo nakomezaga mfata bidasiba kandi omeprazole icyo ikora iragenda gusa acide yamaze kuba mu nda nyinshi iragabanya nicyo ngicyo ikora ariko nivura ikibazo. None nje muri Amerika naho batangiye kukikeka barambwira ngo wenda mfite kanseri. Ari umuganga wambwiye ko nshobora kuba mfite kanseri kubera ko acide kwa kundi zizamuka igirunguriro kumva zisa nkaho zigufunga n'ijwi iratwika mu nzira uko izamuka igenda itwika iba ifite ubukana bukomeye cyane acide yo mu gifu yivuye mu gifu aho ciye hose iratwika.
nuko rero byaje kugenda ndagenda barampima banjiza karapare kareba mu mihogo ko ari ikibazo cyangwa akamenyetso ka kanseri basanga nta gihari. Ubwo rero murebe ukuntu imyaka yagiye yose harenze imyaka 17 ari ubwo rero naje guhura n'umuganga umwe wankurikiranaga aha ngaha inahabura umuntu aba afite umuganga we ngira ngo ni itegeko simbizi. Hanyuma rero arambwira ngo hari agasimba umuntu ashobora kuandura gashobora kuba ariko katera ibibazo nk'ibyo ngibyo. Byari kuba byiza ko nza kwandikira uzagende guhura n'umuganga ureba ibintu byo mu gifu akurebere ko abo gasimba karimo. Abo gasimba niko ababwire ko amazina yabo neza. Mu magambo arambuye kitwa Helicobacter pylori ariko bakunda kukita H pylori. Nuko bakita uko bavuze ngo H pylori. Ako kantu rero naragiye kwa muganga rero barajya kunsuzuma, twaranajyanye binjizamo kamera ijya kureba mu gifu. Iyo kamera yagiye kureba mu gifu yasanze ko mfite ka gasimba rero ka H pylori kari kakoboye igifu cyanjye. Wowe wabonye n'amafoto era amafoto yankurera niko bimeze. Hariho udusebe ku gifu twa bindi twita ulcer cyangwa se ulcers. Iyo gatinze mu gakobora igifu kagakobora gasanga harimo ibisebe, noneho bikarusha ubukana bukarushaho kuba bwinshi, ububabare bukarushaho kuba bwinshi. Urumva iyo harimo igisebe noneho bibaye ibindi. Warya urusenda ibintu bigacika bikajya ku bisebe. Ubwo rero ako kasimba rero uko byaje kugenda yababwiye ngo kitwa H pylori niko baje rero kuvura. Bamaze kukavura bakavuye mu 2018 barakavura mbese nukukica n'ibisebe bamaye n'imiti ikiza biriya bisebe byo mu nda. Wabonaga ku ifoto ukabona utuntu tudusebe nk'aho kakoboraga, kumbi niko kari nyirabayazana ya byose. Ubwo rero narakize maze iminsi nkubita urusenda akabanga k'iwacu ubu ngubu ndagakoraho neza cyane nta kibazo. Kandi ndabyibuka nararujyaga nka kambakamba kubera ko urugenda rukanjya mu turiya dusebe turi. Ubwo rero nubwo byambaye kuri njyewe si ukuvuga ko ari byo bitera muri rusange. Namureka we akabagira inama ku ruhande rwe kubikurikiyeho. Ibyo ngibyo ni ubuhamya bw'ibyamubayeho. Ntabwo bivuga ko umuntu wese ufite ikibazo cy'ikirungurira ari cyo kibazo afite. Mu byumve neza, ntabwo tubabwiye ngo umuntu wese ufite ikirungurira afite ako gasimba muri we. Oya, ntabwo ari uko bimeze. We nuko byari bimeze. Birashoboka yuko niba ugira ikirungurira gikabije byaba ari byo, ariko ikintu kiza kuruta ibindi ni ukwisuzumisha. Basanga ko kasimba karimo bakakuvura. Sinzi niba iwacu bakasuzuma, ariko bashobora kuba bakasuzuma hanyuma bakakuvura ukagira amahoro, bakavura n'ibyo bisebe byo mu gifu kuko akenshi usanga karakoboye mu gifu. Murakoze cyane. Ni ubuhamya wanjye ngo nababwiye wenda babazaniramo iyindi gufunguka no gutekereza. Nk'uko nababwiye ikintu cya mbere ni ukubonana n'umuganga akagusuzuma. Murakoze rero, turabashimira inshuti zadusangire. Turababwiye ngo ciao naho mu kiganiro ubutaha. Mwibuka gukora subscribe no kureba ayandi ma video ari ahangaha. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha.